ni live ku Interahamwe Twese TV, nkaba live cyangwa se muzagenda mubibona mu minsi izaza kuri chaîne y'umugabo witwa uzaba kiri Shadi ubundi je banyita bitwenge uzaba kiri Shadi Shakuru yise ngo Garuka Rwanda TV. Muri make banyarwanda nkuko bisanzwe mu mbabare kuba mbatengushye just like 12 minutes gusa, ndagira ngo mbanze nisegure ku bantu bose. Nari ndimo nese ya ndeba kuntu live yakora kuko nigeze kubigerageza nigeze kubigerageza biranga, noneho mu kubigerageza rero ndavuga ntoke ubwo nzabikora ejo mbikore niherereye ntaza kubarugwa. Reka tubanze tubabwire nkuko mugenzi wanjye yabivuze abari ku Interahamwe Twese TV. Tugiye kugana ku bintu bitandukanye, harimo inkuru nshyashya ya Wazalendo. Iyi nkuru iraza turayiganiraho, urebye agahe gatoya ntago ari igihe kinini cyane, gusa ni ibintu byo kuganiraho. Hafonzwe umutwe mushyashya mwabumvishe mwese wagaragaye muri Kongo, w'umugabo wahoze ari mu minuza mu ishyaka rya politike, yari umupolitisiye muri Kongo, aza kubivamo ajya gukora bamwita bamwita Nanga Corneille. Uwo mugabo ndaje tumuganireho nyuma y'ibyo ngibyo, ariko mbere na mbere kanibutsa abanyarwanda hari favor nshaka gusaba wowe nkurikiye cyangwa se wowe uzandeba uyu munsi wa none. Nari nahanye gahunda na mugenzi wanjye Fulgence, ndavuga ntoke niba ngombwa ukaza kubona akanya tuganire, uretse ko dukora ikiganiro dutinze saa 7 z'ijoro, saa 8, saa 5 mu Rwanda baba baryamye, ariko nari namusezeranyije cyangwa se mvuga nti ndi busabe abanyarwanda twese kugenda tumushyigikire. Ni mu buhe buryo rero ndi kubizanamo? Hari chaîne nshyashya z'urubyiruko bagenzi bacu nkuko nayibabwiye, njyewe ntago nanga kubona bagenzi banjye bafite ibitekerezo batanga. Fulgence niba uri kunyumva, noneho nkifuza ko n'abanyarwanda twese tuba benshi, kuko ubwinshi bwacu buzerekana akababaro n'agahinda kacu. Bityo rero nk'abansaba abanyarwanda twese turahangaha. Kuba wowe uri kunyumva none ahangaha, genda ushake chaîne muri computer yawe cyangwa se muri telefone yawe, sinzi icyo ukoresha kujya live cyangwa se gukurikirana ibiganiro. Shaka chaîne yitwa Garuka Rwanda TV, unkorere subscribe. Ntago ari yanjye, ni ya mushuti wanjye Shakura Shadi. Noneho ndongera gusaba abanyarwanda, kandi hari umuvandimwe yitwa Igiraneza Eric, mubyumve neza, Igiraneza Eric ni umunyarwanda w'umugabo cyangwa se w'umusore ufite ubwenge karemano, ushobora kuba ataragiye mu mashuri biri hejuru cyane, ariko ubwenge afite buzatuma mumukunda. Mushake Igiraneza Eric nkuko ndi kubivuga, mugende mumukandire subscribe, nawe abashe gutera imbere cyangwa se abashe gusangiza isi yose ibitekerezo bye. Noneho rero Interahamwe Twese TV ntimubareke, kuko ni abanyarwanda, ni urubyiruko, ni abantu benshi. Murakaza neza. Hari undi mwana, ni umwana w'umukobwa nkunda cyane, naho ari hose mwimubwire ko mukunda, ariko batataza kugira ishyari shafuje. Ndakuze iyo mvuze ngo ndamukunda urayagara, uburyo bwose uvuga kuko ndamukunda bya nyabyo. Uyu mwana w'umukobwa afite chaîne bayita nguki, ikoreraho sasa aho ari hose ndamusuhuje. Noneho kandi ikintu cya mbere kiruta byose, mbere yuko mbabwira ba Wazalendo, mbere yuko mbabwira ukuntu bahondaguranye, ubu mu gitondo ngewe nari ahantu hitwa Busega njye nari Busega, ndimo nikurikirana gatanu ku kandi ukuntu aircraft cyangwa se ingabo za Kenya, ingabo za Sudani zihita ahangaha rwose, bagiye mu bindi nyine, ubwo urumva nta wamenye icyabagenzaga. Ubwo ngubwo yose ndaje nyabahe ko nari mpibereye gatanu ku kandi. Icyo nabasabaga rero, mushake iyi chaîne y'umushuti wanjye, ni umukobwa ntago ari mushuti wanjye da, kuko we nshobora kuba mvuga ko ari mushuti wanjye nyamara we atari mushuti wanjye. Yitwa Sasa, akoresha chaîne bayita ko kiri kwanga kuza kukomuka byara
uraza kuyibuka aho nyibukira ndababwira noneho nabasabaga mugende mukande subscribe. Fulgence imeze bite? fresh, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Shakuru urahari? uzaba akiriho Asad Shakuru. Wakoze Banyarwanda garuka banyarwandakazi, wakoze garuka reka mbanze mbabwire nubwo nari kugaragara kuri kamera mu gihe gitoya buriya tuzaba dufite n'ibikoresho byuzuye, ahubwo badutera inkunga dukore umuyoboro wuzuye, dushake na frequency ahangaha uri kumva, ku buryo tuzakora na channel izajya ijya kuri za kanari, ikajya kuri Star Time, ikajya kuri DSTV. Abanyarwanda hari muri Aziya aho ariho hose agahita akanda akareba ibiri guca kuri Mugirene TV, Garuka Rwanda TV, mukakanda subscribe na share ku Nterahamwe Twese TV, tukiteza imbere. Uri kumva buriya ikintu cyatumye Kagame afata abanyarwanda nuko yabicishije inzara. Iyo atabicisha inzara na n'isa ntago bakiyoboye igihugu. Garuka Rwanda nk'abanyarwanda nshaka kumva ngo Garuka Rwanda ari Kagame ntushaka gutwicisha. Oya ngewe impamvu navuze Garuka Rwanda TV, u Rwanda rwa kera rwari u Rwanda rurimo abantu bafite urukundo, rwari u Rwanda abantu basabana, rwari u Rwanda abantu basurana, abantu bagendererana. Ariko u Rwanda rw'ubu ngubu nkubwije ukuri Mugirene TV n'Interahamwe Twese TV, ubu abanyarwanda bose basigaye baba hehe? Mu mageti, babyita porotaye harya, mu bipangu bafite ukuntu bikingiranye, noneho baragenda bamera nk'imfungwa, babaye nk'imfungwa, nta muntu ugishaka gusurana n'undi. Niyo mpamvu urukundo rwarakonje mu Rwanda. ubu ngubu umukene aragenda akicwa, agakena cyane, ntakivugira, kandi twebwe aribo tuba twaje kuvugira ahangaha abanyarwanda. Muri make nkawe nk'intego ufite uvuga ko Garuka Rwanda igamije kukumbuza abanyarwanda za gakondo zacu za kera, bakongera bagakumbura u Rwanda. Mbese yampaye ubundi iyi Garuka Rwanda ni nko kwitoza ukuntu mu gihe kiri imbere nzayobora abaturage, kuko nge nzaba perezida w'u Rwanda. Iyi Garuka Rwanda nyumva nk'u Rwanda rwazimiye ushaka kugarura, kandi kuko nibyo nyuma y'igihe kirekire kubera ko u Rwanda ruzima icyo gitekerezo ni kiriho. Dushaka kugarura u Rwanda ruzima rwahozeho. Niyo mpamvu Garuka Rwanda buriya yaje ivuga ati baratunyaze, n'Interahamwe twese dushyize hamwe tugarura u Rwanda rwabuze, rwa Rwanda rw'amahoro, abantu banywaga indakamirwa bagasabana, bagakubita ikigage, umusururu, urufu, ibintu ari amahoro. Tuzabagire cyane mugire reka nta kintu wazabaza. Ya televiziyo ya mukobwa nkunda witwa Sasa bayita radio televiziyo Impinduka. Andika muri computer yawe cyangwa se muri telefone yawe, radio televiziyo Impinduka, radio televiziyo Impinduka. Mumukorere subscribe, n'umwana nkunda cyane. Ntabwo biba byoroshye, ibyuma birakunaniye. Azuruzungu urumva mwana, ibyuma biragutengushye. Azuruzungu rwose mumushyigikire inshuti z'Imana, ni umwana nkunda byahatari. Noneho reka twigane. Fulgence wabyumvishe, wabonye ko inyeshyamba zo muri Kongo cyangwa se ingabo za Fulgence bari kuri Kamukaro gace ni gute ubundi utahita wumva ko uri kubikurikirana uri ku Kamukaro boro mu magezi wakinuwe, ndetse bazagucisha mu ijisho. ariko jya ubwira n'abanyarwanda bajye babikora kugira ngo umuhogo ukomeze uwugorore. Aba banyarwanda turi kumwe ni abantu beza, ni abantu bafite umutima, n'iyi saha bahita babikora. Ngaho mu ndemere mw'abantu akamenyetso ko guteranya 256 763 turi kumwe. Mwandike neza 763 warangije kuyandika ndakeka, urumva 927 012. Ubikoze uko nguko biba byaraye. bagushyirireho Noheli. None se ubu kuri Noheli, none se
ahantu hose bizihiza noheli none none njye nzayibona gute ko ntarya ruswa ko ntari ngirente? none ko bakwirukanye mu gihugu bakanga kukorera n'igihugu basi ngo ugiteze n'imbere bakakwirukana bakakwicira ababyeyi none ubu ngubu ni uruhe ruhare wako n'ibyanjye byose Mubaraka muganga na Kabarebe nibo babimaze. None se ntibatunyaze igihugu? Banyarwandakazi ntabwo ari burage cyangwa se ni ibintu biri joke. Aka ni agahinda tuba tuvuga nubwo tuba turenzaho rimwe na rimwe ariko urenzaho kugira ngo nk'abari muri joke kugira ngo twigabanyirize agahinda, ariko buriya ni ibintu biba biri true story. Ntituzabivuge gutya ngo mwumve yuko twabuze umwanya cyangwa se twabuze icyo gukora. Urumva mu cyongereza baravuga ngo forgive but don't forget. turi ahangaha kubera agahinda twatewe n'izo ngegera ngetura z'inkotanyi. Urumva kajye kuri kamera mbahereza ubunyene ubusobanuro. Okay, Banyarwanda kuganira ni byiza nk'uko mpamvu byumva mugani, kandi ntabwo twahora tuzinze amasura. reka Ajya ahora azinze amasura kubera ko iki gihe cyari za 98 za 99 kugeza za 2000 na kangahe 2000 plus. Rero Yesu yarishyuye. Yesu amaze kwishyura yica n'umwaku. mugirene naguciye mu ijambo buriya iyo umuntu yagukosereje TV iri kuzamuka, turwanya Kandoyi ari gukura nubwo naba yabanteje ntanacuranga umuziki wanjye, ubwo nawe yumvire ubwo mbwiye abumva. noneho nuza bano bana bayigira neza Eric ari gukura. Indenganura TV mumukoresha subscribe ndabinginze inshuti z'Imana, abo nibo Banyarwanda, nibwo rubyiruko rw'ejo. Igihe mwebwe muzaba munaniwe nitwe tuzasigarana media zanyu. Ndi gusaba kugira ngo mugende mukore subscribe Ndenganura, ariko iyi televiziyo y'umwana w'umukobwa harya yitwa nde? Yitwa radio televiziyo Impinduka. Niba ari impinduka ikambere kuvuga n'ikambayo. erega Abanyarwanda bose bakabaye bakoresha n'izo mbuga kugira ngo bamenye uko guverinoma yabo ibayobora. Uzi ikintu gituma se Kagame ayobora? Twese dufatanye dushire hamwe ubundi dusenyere umugozi umwe tugere ku cyo dushaka. Uzi ikintu gituma Kagame ayobora Abanyarwanda uko yishakiye? Ikintu cya mbere, umubare nyamwinshi urakennye. Aba bana umwana w'umukobwa mumukoresha subscribe ndabinginze, kuko akunda u Rwanda akunda u Rwanda kweri, gusa avuga uruzungu. Uvuye ku bukene noneho yitwa radio televiziyo Impinduka, avuga uruzungu nshuti z'Imana. Icyiza yumva Ikinyarwanda. Banyarwandakazi, Wazalendo yahaye ikaze umurambo mushya wa Enanga Corneille. Yabwiye ati karibu wariye buto bwinshi, wariye imvaruganda nyinshi, ushobora gufumbira itaka rihagije. Isasu ko rikundi binure ko rikundi bifubira ibintu. Bamubwiye bati ni ukuri urebye ibintu umaze kurya urimo ifumbire nyinshi. Umwana abura abantu 41 kuzuza abantu 1000. Werege icyambere si umubare, ahubwo icyambere ugeze 1000 ntago ugikora ibiganiro uvunika, kuko nawe ushobora kunguka. Ubwo rero nk'aba bantu 44 bari kundeba live, aba turi kumwe live, mumbabariye mwese mugahita mukora subscribe ku radio na televiziyo Impinduka, yitwa radio televiziyo Impinduka. Abantu 41 b'inkoramutima b'Abanyarwanda b'urukundo, mumfashe mugende mukore subscribe kuri iyi televiziyo. Uyu mwana rari yujuje 1000. Isibyo murakoze cyane. Noneho Igira neza Eric yujuje 1000 uyu munsi. Imana ibaho umugisha, ariko dukomeze dukore subscribe kugira ngo ibitekerezo bijye kure. Hari n'undi witwa Ndenganura TV. Turebe Ndenganura nawe afite, gusa nawe akeneye Abanyarwanda. Umwana w'u Rwanda ujya guhangana n'indege muri Kongo, basanzwe barabuze promosiyo mu Rwanda, baba beshya ko bazaza mu Rwanda bafashe
barishuka tekinoloji mu gisirikare cya DRC. Okay. Ndenganura TV afite abasubscribers 516, urumva ari kure, ariko akeneye abantu subscribers kugira ngo abashe kugera kure nawe 484 akuzuza 1000 nawe agatangira kuba yakora ibimufitiye inyungu. Gusa nibi bimufitiye inyungu kuko abasha gutambutsa ibitekerezo bye. Iri jambo nibagiye kuri babwira abantu twese turi kunera hamwe twumva Agaba Jackson ati bonjour, kandi ni sawa, gusa ni na bonjour kuko twageze mu gitondo. Uriya yitwa Agaba Jackson yongeye araseka cyane. Uriya yitwa Bertrand Nsanzimana, ndagusuhuje cyane. Hawu uri umunyarwanda, ni byiza cyane komeza uri umunyarwanda. Bose bakanze kuri like barangije baragenda. Nzeyimana Samuel aravuga ati none se ninde ubabarira ibyaha? Si Imana yonyine, nta mukiranutsi uriho, ntimugace imanza. Uravuga ukuri, natwe ntabwo twaciye imanza, just tuba turimo dukebura abagomba gukeburwa. Rukara Bonaparte ndagusuhuje, komera cyane kandi mwifurije umwaka mushya muhire. Uriya yitwa Amani ati nta kazi turi kumva, byantengushye, buriya ndaza kubanza ndebe uko bikora, ejo nzi ko muzakumva. Kindi JK ndagusuhuje cyane, uti ibinyama bya Rwangombwa ngo abikijwe hanze, sibyo, mu bisanzwe ntibibaho kuko amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari amafaranga y'u Rwanda ari paid cyangwa paid ku ifaranga ryo hanze, ni flexible. Urakoze cyane. Uriya yitwa undi twakomeje kubana yitwa Mbonye, aravuga ati umwana w'u Rwanda ujya guhangana n'indege muri Kongo basanzwe barabuze promotion mu Rwanda, baba babeshya cyane. Ubwo ngubwo wamugana arimo arababusa, aravuga ati igisirikare cya Kongo giteye ubwoba kuri tekinoloji, inshuti z'u Rwanda, rubyiruko bagenzi bacu keba nayo. Ubwo rero banyarwandakazi mwese mwabanye nanjye, abakanze kuri like, Imana y'amahoro ibane namwe kandi bamugisha. Reka mbasezere mbifurize kugubwa neza. Nshimire wewe wamaze kugenda kuri Garuka Rwanda ugakora subscribe, wewe wamaze kureba radio na televiziyo Impinduka ugakanda kuri subscribe, wowe kandi wamaze kugenda ugashaka Igira Neza Eric ukamukorera subscribe, n'umwana uri mu Rwanda ufite ibitekerezo bizima. Wowe wamaze kugenda ugashaka Ndenganura TV, n'urubyiruko n'umugabo ufite ubwenge, mugende mukore subscribe. Wowe wamaze kureba Interahamwe Twese TV, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Jabress Network ngomye yatingo cyo wumva uzagera kwivuza, abanyarwanda bagutera inkunga kabisa, bagutera inkunga wivuze igituntu. Iriya gereza wayikuyemo